byo ko bazigomba kwimuka zikajya ahantu runaka none se inganda genda urebe icyo barimo kuzikorera mu bishanga zirimo bya Rwanda X urebe niyo niba navuga amaze gusa nyine insengero bazajya kuzubaka nkuko inganda zubatse bazijyana ahantu runaka baziha umusozi wazo koko kandi iki gitekerezo zanjye cyashoboka tujye dutega twese tujyeyo buri karere kakagira buri karere buri murenge buri karere kuko umurenge byawe yakavuye ku bundi wa mugani wa perezida byinjiza iki abibanye nabaye abadeperi bakajya hejuru ahubwo tubagiriye inama etaje 5 zigerekeranye hasi abadive hejuru Islam ntabwo bagukunda nabo barazikura mu ariko imisigiti nereva mu miturire nabo bari mu miturire bagomba kujya ahantu kuhane na cyangwa ahagenewe ubucuruzi ubwo ni berure bavuga ko bacuruza niyo no gusenga Imana ijya hirengeye soma Bibiliya mu bakristo ubuturo bwari mu bantu hirya y'abantu reka turindire iby'itangazo twe kuza gutinda muri iyi mu gisobanuro cy'ubuyobozi umuyobozi ubundi abahitaruye abaturage yego noneho akabona uko abatekerereza yego naho iyo yiziringanye nabo ntihandi usanga batinyuka bakamutera n'amagi n'ibiki nayo insengero nizive mu bantu kandi ikindi insengero ntabwo ziroba amafi ntibazirobamo amafi nizive mu bishanga ibishanga n'ubukerarugendo nta rukiri mu gishanga ibyanjye barukuyeyo ahubwo aho zituye aho ngaho RGB yamaze gutangaza ko nubwo zaba ari insengero zubatswe nk'izi twatangaga ingero zamaze kuzura nazo barazisenya ntabwo zishakira amasite ntabwo byitwa gusenya kwimuka ni ukwimura none iyo wimuye se uraterura inzu ubwo nyine barayiterura mu buryo iterurikamo ntabwo kunzi bihumure TV muraho meze neza meze neza yes ntabwo rero tutinda tugarutse muri izi nkuru zacu za buri munsi cyane ko twibanda bivugwa mu nsengero mu madini mu myizerere mu basenga mu badasenga mu babandwa n'ibyo n'abapfumaguza natwe ntaho tutagera hanyuma tukagaruka no mu bukungu cyane Tito rero tugarutse cyane kuri iyi nkuru ivugwa ku nsengero bivuga ko RGB yamaze gushyira hanze itangazo rivuga ko insengero zigiye kwimurwa uko kwimurwa kw'insengero kwavugisha abantu benshi nyuma yo kubona itangazo bavuga ko kwimurwa kw'insengero bivuze ko zaba zigiye gushakirwa aho zerekezwa zikavanwa mu baturage nk'uko inganda zitari gukora mu baturage benshi bavuga ko ibi nabyo bisa naho insengero nazo zibarirwa muri RGB ariko bikagaruka mu bukerarugendo biri mu cyanya mu byanya byahariwe ubukerarugendo none bivuga ko insengero zamaze kubakwa ziri bwimurwe ziri hafi y'amazu y'ingo inyinshi hano mu mujyi wa Kigali ko ziri hafi hari n'iziri mu mazu ahubwo y'abantu ay'ubucuruzi ayo babamo n'insengero ubushize twavuze ko amadini amwe namwe cyane nk'abadivantiste ari byinshi biri burerweho bavuga ko hari ibikorwa runaka bagomba kugarukaho batitabira ndetse n'abayehova ariko uyu munsi ibi noneho itangazo rareba amadini yose sinzi rero niba bivugwa ko ya madini muri itangazo bivuze ko amadini agomba kugira cyangwa insengero zigomba kugira ahantu zubakwa ariko ngiye hari akantu kamwe numvishemo bivugwa ko insengero zidafite ubushobozi zaterwa inkunga simbizi nkahamya ibyo ngibyo wenda inkunga intambara y'inkunga bayikira bose bakwiyandikisha banzu bari imishinga yose igiye guhagarara yaterwa inkunga n'umubiri bajya kuripotinga no twabari bafite kandi uwayarotiriye nyuma y'uko itangazo risohoka nabyo arabiripotinga barakora raporo baripotinge hu abaki abayafite niyo mishinga ndi muri studio ndaguhamagara n'isoza
nta kibazo. Eh, Icyo mvuga amafaranga cyangwa inkunga yamaze kwakira arayisubiza, barayitangira raporo, ariko ubu nyuma nta ndi bazongera kwakira. Nk'insengero zimwe na zimwe tuzi se zifite abaterankunga bagomba kuzazubaka bavuye hanze, ubwo birahagaze. nta mikoranire n'imwe ibaho isigaye hagati y'Ububiligi n'u Rwanda. Fage ndi muri studio ndaje ndakuvugisha ko bose bagiye kuguhamagara se ntabwo yari yumvise, ni wa wundi wari umuhamagaye. Okay, reka maze nshyiremo akadege katansumbuha. nibura yambuze muhamagara nyuma. ese wari wicara mu ndege? Jewe mu bitekerezo. Okay, sawa, twagiye rero. Bigenda bite aya madini yacu? Ntabwo mvuga utansobanura. Nyine aya madini yacu ari bwerekeze bigenda bite ibikize ukicira mu ndege. Ntabwo mbizi, ni ukuvuga ngo ushyiremo akadege nkakubaza se wajyana mu ndege. Tukita akadege ako kari akantu n'akadege ntabwo ari akadege ahubwo hari akandi kantu nakitangira akadege kandi iyo umpamagaye simpita nkubona, ariko nyuma iyo ndo yosanga bampamagaye. Iyo ni fly mode. Akadege ni fly mode. Raka rero nshyiramo bakita don't disturb me. It's okay. Abajya bampamagara barabizi, mpera ruhande none hari uwansetse nyuma basangamo. Okay, nuko hanyuma rero akoze kamubaza akabazo, sibyo? Ariko mbabarira ukansubize mu mwanya w'abantu ngiye kubariza. Aba bantu ko bakomeje guhura n'uruva gusenya barabigira bati abahe abasengerwa insengero, abasabwa kwimura insengero aho zitagenewe ako kongereho kuri bukoti ngo kongereho ko zitagenewe. aho zitagenewe. Icya kabiri, insengero zitujuje ubuziranenge zo zirafunze ntizirimbuwe. Dushobora kuba ruraho rwagenewe ariko rutujuje iki ubuziranenge. Icya gatatu, umuryango uwo ari wo wose n'uwishingiye ku myemerere urimo kuba bahagarikiwe imikoranire yose n'ibere ry'ibumoso bakamaga rituruka mu Bubiligi naryo rirakubwa. Iyo gamana ari wo wabagiriye ihe nama? Oya, ngenda hera ku itangazo rya RGB rivuga ko bagomba kwimuka aho batuye. Ndaho urugero nka DP ntabwo turaribona officially riri official. Oya, banza wumve. Ariko amakuru yatugezeho ko iki kintu gihari. Ana barishize hanze. Icyo nshaka kubaza ngewe, bana nk'insengero za DP zimaze iminsi zubatswe, reba nkuru rwa CGM si rwiza. None witonde, ese kuba rumaze iminsi rwubatswe nyuma y'aya mabwiriza mashya, ariko oya, itangazo rivuga ko insengero zigomba kwimurwa. Ese himurwa izitubatse Kacyiru bari kubaka ara mu kanseri. Impamvu mbivuze ibyo ngibyo nasubiye ku ijambo rivuga ngo ziri ahatarabugenewe. Mu baturage ntago habugenewe, none se sibyo? Mu baturage okay, nko mu byaro ho birashoboka. Tuzana amategeko kubera ko mu byaro babizi insengero nyinshi bazubaka hejuru ku turunga tw'imisozi. Ushobora kuvuga yuko wagira ngo bari babizi urbanization bayizi imiturire y'umujyi. Ushaka kumbwira yuko umujyi ufite plan udafite insengero zigomba kujya? Nyine bazazimura. Urakoze cyane. Niyo mpamvu nashyizemo akantu kavuga ngo aho zitagenewe, kugira ngo ba nyirazo bataza kumva ko barenganijwe. Kuba bari bubatse bamaze gushora imari barubatse, ariko bagombaga kubaka babajije ahantu tujye gushyira urusengero hemewe n'amategeko y'imyubakire y'umujyi wa Kigali. Nirakubwira kwimuka rero nakuzana amatatu. Ariko iryo tegeko ni rishya. Ntabwo ari rishya byo ko bazigomba kwimuka zikajya ahantu runaka. None se inganda genda urebe icyo barimo kuzikorera mu bishanga zirimo bya Rwanda X. Urebe ko niyo ndavuga nyine insengero bazajya kuzubaka nkuko inganda zubatse, bazijyana ahantu runaka, baziha umusozi wazo. Ako kandi iki gitekerezo zanjye cyashoboka. Tujye dutega twese tujyeyo. Buri karere kakagira buri karere, buri murenge. Oya, buri karere kuko umurenge byawe yakavuye. Ariko ubundi wa mugani wa president byinjiza iki? Ako none bigiye kwinjiza. Bigiye kwinjiza. Aho izo nsengero muvuga ngo bafunze n'amazi azana robine n'amazi zifite ni robine y'amazi bafunze. None rero ako iki gitekerezo zanye cyashoboka. Buri karere kagize ntuza hari ngo babita iki? Ntuza site.
bagira site y'insengero site y'amadini y'amadini bavuga Eh, insengero belief- noneho kiliziya baka hariya ikibazo se kiliziya irimo hari ubu kiliziya irimo ra kiliziya Eh. hari kiliziya ziri mu gishangara oya ariko zishobora kuba ziri mu ngo ariko iziri mu ngo zirahari ariko kiliziya urayikinisha uzi ko kiliziya isa nk'aho ariyo yateguye uyu mushinga uravugisha ukuri nazo zarebe kiliziya yigirira ubutaka bwayo n'amaduka hakikije ni ayabo bagira icyanya cyabo ubutaka babukabye cyane ariko n'abandi baba baraguze abaheze okay ariko wowe kuza ukagura ahantu ariko reka nkubwire aricyo gitekerezo watanze ntabwo ngiye nacyanze fata iki gishushanyo cyanditse ngo mu miturire urusengero ruturwamo mu miturire barakubaza ngo uri mu miturire ubwo turabijyanira na bari abantu batuye ku musozi wa Kimisagara hejuru niho Gatsata hejuru hari ahantu ni mu miturire hari mu dushyamba hari udushyamba akibaze hari ahantu habaye inkangu mbabari umbwire hari ahantu habaye bazajya batera amashyamba hari ahantu hahanamye cyane bazajya bahatera amashyamba ariko nta kindi bahubaka sindi umujyanama w'umujyi wa Kigali ariko ndi umuturage sibyo umujyi wa Kigali se njyewe cyo kureba ugatsibo ego nuko Gasabo Kimironko ego nuko wari ugiye utanga igitekerezo akarere ka Gicukiro bagahereze nko kwirebero hejuru shamana we abadive abaporoso abagatulika abapene abayehova hoye burya insengero niyo zakurikirana wibuka ko bafite akantu bita sound proof akarinda amajwi wajya muri iyi nzu n'undi akajya muri iyi nzu hako se abaturanyi ko baturanye barumva urusaku basakurizanya niko nyine niko bizagenda ngenda baza abasomye iri tangazo neza banambwira urunguru rurega bazi gusesengura umuryango werekera iriya sina ngombwa niyo zaba zikurikiranye bamwe bari hasi abandi bari hejuru abadive bakajya bazamura abapene hakurya harya n'abaki babandi babaye abagi abibanye n'abaki abadeperi bakajya hejuru ahubwo tubagiriye inama etaje 5 zigerekeranye hasi abadive hejuru Islam hejuru Islam ntabwo bagukunda nabo barazikura mu ariko imisigiti nereva mu miturire nabo bari mu miturire bagomba kujya ahantu ku ruhande nako cyangwa ahagenewe ubucuruzi ubwo ni berure bavuga ko bacuruza niyo no gusenga Imana ijya hirengeye soma Bibiliya mu bakristo ubuturo bwari mu bantu hirya y'abantu okay reka turindire iby'iri tangazo twe kuza gutinda muri iyi mu gisobanuro cy'ubuyobozi umuyobozi ubundi abahitaruye abaturage yego noneho akabona uko abatekerereza yego naho iyo yiziringanye nabo ntihandi usanga batinyuka bakamutera n'amagi n'ibiki kabana yo insengero nizive mu bantu kandi ikindi insengero ntabwo ziroba amafi ntibazirobamo amafi nizive mu bishanga ibishanga n'ubukerarugendo oya nta rukiri mu gishanga ibyanjye barukuyeyo ahubwo aho zituye aho ngaho RGB yamaze gutangaza ko nubwo zaba ari insengero zubatswe nk'izi twatangaga ingero zamaze kuzura nazo barazisenya yega ntabwo byitwa gusenya kwimuka none iyo wimuye se uraterura inzu ubwo nyine barayiterura mu buryo iterurikamo ntabwo reka tujye gutinda muri iyi nkuru reka tumve komantere z'abantu no kureba basomye itangazo kuri komantere hano hari agakuru gashya sitasiyo ya esanse yitwa Olix mu Rwanda urayizi Olix urayizi dore rero urayizi ngiyi yazanye ubwoko bushya bwa esanse butangiza na ntuza na mazutu kugiye kuba mu muriro sara akantu bampaye oya ntago ibi ngibi ni ntuza ni rusange ni public itangiza moteri ubwo uravuga ngo kwamamaza moteri yawe ntago izongera bidatera bya byatsi byabyuka zibye battery yonyine ama hybrid noneho umwana w'umuntu ariko mana habwa icyubahiro rwose Imana yaremye umuntu ku buryo butangaje ubu abantu bari bazi ngo akayesanse kararangiye umuntu arabyemera se ikize ariko iyo company nanyiranye ifite parking y'imodoka no ibyo z'ikamyo kandi ku mafise oya hirya hirya urumva ko umuturanyi rero sasa urumva kakantu iyo essence nshyashya cyo yakumarira essence nshyashya urumva ko igiye kurengera abantu ubu hari inkubiri
yo guhindura amabatiri ya yandi bashyira ku za moto zitavuga ujya kubona ukabona iguciyeho ibu rero si ngombwa cyane abashaka abo bazakora ibyabo n'abandi bakomeza ibyabo abashaka abatekinisiye babafasha ibikoresho byo mu rugo kwiziniyeri firigo water dispenser televiziyo ndetse na mudasobwa ariko nanone ni imashini zifura cyangwa se abakeneye security cyangwa abakeneye umutekano wo mu rugo amakamera n'iki niba ukeneye ko tuguzamurira kamera z'umutekano zo kuduhamagara kuri 0788605044 hanyuma tuguhe iyo service muze Tito Bayi bakoze kuri mu bantu batuma abantu barushaho kuryoherwa babonye agafata gakonje cyangwa kakandi udushyushye bashyurije nagashyushye kubera ibikoresho ntabatugura agashyushyu ngena muzera nanjye jya unyamamaza di muze Tito ronda mwamamaje yakunda ishyushyu imwe mugura azampaho Bayi mwakoze cyane iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe Beta Paints best quality best price good service